école irakoze nkaba membre wa Chœur International ndabatimiye cyane muri concert yacu izoba ce samedi le 21 karibu cyane ni concert ifise umwihariko ku ndirimbo cyane no ku buhinga bw'indirimbo ni indirimbo novuga ni indirimbo z'ubwoko butandukanye z'indimi zitandukanye ni karibu cyane twishimane tunezerwe hamwe na Noël murakoze muraho neza. Bonsoir, je m'appelle Nicolas, je suis suisse, résident à Kigali et j'ai le bonheur de chanter avec le Chœur International et Ensemble Instrumental de Kigali. J'ai rejoint ce chœur parce que je cherchais une expérience et une communion avec une variété de personnes. Et je retrouve vraiment ça avec les Rwandais, Burundais, Congolais, Gabonais, Camerounais et toutes les nationalités qui chantent ici. Je suis vraiment impressionné par le niveau. J'ai de la peine à suivre, mais j'améliore de jour en jour mon Kinyarwanda et je me réjouis de vivre les belles émotions que nous allons faire vivre à notre public aussi ce samedi 21 décembre à 18h au Marriott. J'espère vous y voir vraiment nombreux et nombreuses pour partager ensemble la magie de Noël avec le Chœur International et Ensemble Instrumental de Kigali. Murakoze cyane ndishimiye kubamenya kuwa gatandatu. Muraho neza, nitwa Christelle Intaramirwa, ndirimba muri Chœur International Ensemble Instrumental de Kigali. Nejejwe cyane no kubatumira muri concert yacu izaba kuwa gatandatu ku tariki 21 z'ukwa 12 izabera muri Kigali Marriott Hotel ku isaha y'isa 12 z'umugoroba. Mwese ndabatumiye muzaze tubane mu gitaramo. Kwinjira amatike mu myanya isanzwe cyangwa se regular ni 10,000, VIP ni 20,000, VVIP ni 25,000 cyangwa se table y'abantu 8 ku 200,000. Muzaze mwese twishimire ibyishimo bya Noheli. Murakoze cyane. Muraho abakunzi ba Emipro Media, nitwa Dr. Hakizimana Aristote, ninjye Perezida wa Chœur International Ensemble Instrumental de Kigali. Nkuko mumaze kubibona turimo kubategura ibintu byiza cyane bitegeze bibaho muri uru Rwanda. Nkuko mubizi Chœur International niyo chorale yonyine ifite amatara menshi cyane. Turifuza ko iki gitaramo cy'uyu mwaka kizaba itandukanye n'ibindi bitaramo byinshi twakoze. Cyambere dufite umubare w'abaririmbyi benshi kandi beza bashoboye. Ikindi nuko dufite abasoliste beza, tubashishikariza ko mwazaza tukifatanya muri concert mu kumva itandukaniro rya Chœur n'andi makorari musanzwe mubona azi kuririmba. Igitaramo rero kizaba ejo bundi kuwa gatandatu muri Kigali Marriott Hotel itariki 21 z'uku kwezi umwaka wa 2024. Dufite ibintu byiza cyane, turashikarira kuzaza mukitabira. Kwinjira hasanzwe ni 10,000, myanya y'icyubahiro VIP ni 20 na table y'abantu 8 ku 200,000. Turabishimiye cyane rero, turabizi ko mudukunda kandi turabashishikariza gukomeza kudukurikirana ibikorwa byacu, mukurikirana Emipro Media. Nkuko mwabibonye Emipro Media dufite abamambre benshi muri Catholic Stars, nanjye ndi umwe muri bo. Nta handi rabivana hano twitoreza, no dufite amatalent menshi. Mu minsi iri imbere tuzabazanira n'izindi product nyinshi mudasanzwe muzi, kuko ni ku nshuro ya 18 dukoze igitaramo kuva 2006. Chœur International rero yazanye ibintu byo gutegura igitaramo, uko ushobora gutegura igitaramo bakora repertoire neza. Turabishimira rero ko abakurambere bacu batekereje igitekerezo cyiza. Ubu dusigaye tubona n'amakorali menshi akora ibitaramo kandi abitegura neza. Byose rero no kubera umusanzu wa Chœur International yatanze mu miririmbire y'amakorali. Turabatumiye rero, gahunda ari kuwa gatandatu muri Kigali Marriott Hotel. Turifuza ko
muzaza mukahagera kare. Igitaramo kizatangira saa 12 tuzatangira ku gihe, kandi ufite indirimbo amajara menshi y'Igifaransa, Icyongereza, Igiswahili. Dufite indirimbo twahimbiye za Noheli zahimbwe n'abahanzi ba Chœur International, ku buryo ari indirimbo zizafasha no muri Kiliziya Gatolika no mu yandi matorero menshi kugira ngo umuziki wacu ukomeze gutera imbere. Twishimiye tuzashimisha amatwi yanyu rero, twishimiye kuzabakira n'ubwuzu, kandi mukomeze mudushyikire. Murakoze. Muraho neza, nitwa Fabrice Niyonkuru, ndo muririmbyi muri Chœur International Ensemble Instrumental de Kigali. Turi kubategurira Christmas Carol Concert mu Musibejo ku itariki 21 z'ukwa gatandatu. Azaba ari kwa gatandatu ni muri Kigali Marriott Hotel. Turabatumiye, ntimuzatangwe. Turi kubategurira ibyiza byinshi kuva imyaka yose yashize, ku mwaka ugenda ushira niko tugenda twongeraho, nta gusubira inyuma. Ibyiza tubahishiye ni byinshi ntibirashira. N'uyu mwaka rero udushya uko dusanzwe tudufite turahari, indirimbo ni nziza, ni nyinshi cyane, muzanezerwa, muzaryoherwa. Kwinjira mu gitaramo biroroshye, mu myanya isanzwe ni 10,000 byo twita regular, muri VIP 20,000, ndetse n'ameza y'abantu 8,200 gusa. Ntuzatangwe, uzaze twishimire kwinjira mu byishimo bya Noheli, ndetse tunasoza umwaka dushimira Imana, twitegura gutangira umwaka mushyashya 2025. Turabakunda cyane. Murakoze cyane. Nitwa Safari Claude, nkaba ndi umuririmbyi wa Chœur International. Chœur rero yatangiye mu mwaka 2006. Yarigamijwe, objectif yari ifite yari kugira ngo imiririmbire yo mu Rwanda cyane cyane mu makorali ibashe kuzamuka. Baza guhera ku baririmbyi baturuka mu yandi makorali, babatoza, babahuriza ahantu hamwe, noneho ya makorali akajya gufasha abandi baririmbyi kugira ngo bashe kwifata neza. Hanyuma rero itangiye mu mwaka wa 2006, iza kubona ubuzima gatozi mu mwaka wa 2008. Hanyuma rero nyuma y'aho ngaho yagiye ikora ibikorwa bitandukanye, agifasha amakorali kuzamura umuziki wabo, gutegura ibitaramo. Amakorali yagiye ategura ibitaramo ibone kuri Chœur International. Twagiye dukora, twitabira amafestival menshi cyane, harimo Jama Fête n'izindi zitandukanye z'amakorali nk'i Bujumbura, ndetse turi mu bantu babasha gukora melody ya Hymne East Africa. Hanyuma izagufaho kuba iya mbere muri East Africa. Tukazajya twitabira inama za East Africa, Arusha, muri Kenya, Uganda, ndetse n'ibindi bikorwa byose bya guverinoma twagiye tubyitabira. Kera rero muri iki gihe nk'uko natangiye mbivuga, twagiye dukora ibitaramo bitandukanye. Nitwe ba mbere twatangiye ibintu by'ibitaramo hano mu Rwanda, ndetse tunatangiza n'ibitaramo bya Noheli. Kuri iyi nshuro rero ni inshuro ya 15 tujya gukora igitaramo cya Noheli. Hanyuma rero twagiye dutegura ibitaramo bya Noheli ndetse n'ibindi bitaramo bitandukanye. Kuri iyi nshuro ariko bikaba ari igitaramo cy'akarusho. Hanyuma ikindi, kere mu byo twagiye tugeraho mu mwaka wa 2022, twabashe gukora iki? Twabashe kwegukana umwanya wa 2 mu marushanwa y'amakorali nyafurika, tubasha kwitwara neza. Ibyo ni mu bintu twagiye tugeraho, tugenda duperforminga no mu bindi bitandukanye, mu bikorwa bitandukanye bya leta, muri za ambasade ndetse no mu bindi bigo byose bikomeye bya leta. Yego, murakoze cyane. Hanyuma rero tukaba tunabahamagara kwitabira kino gitaramo tugiye gutegura. Turabasaba ko mukitabira, ko ni igitaramo cy'amateka. Urumva ku nshuro ya 15 ni igitaramo kiza cyane.
nk'uko muri kubibona hano mu myiteguro turimo gukora. Murakoze. Uko mwabibonye rwose abacuranzi bariteguye, twabategura ibintu byiza bizaba biryoshye, namwe muzaze dutaramane ko ni igitaramo twateguye ku rwego rwo hejuru. Abantu baryoherwa na muzika classique ndetse n'izindi njyana zose. Twabateguriye muzika nziza, tuzishimira ko mwese muzaza mu gitaramo cyacu. Abacuranzi turi ku rwego rwiza ndetse n'abaririmbyi, muzaze rwose tugira n'ibihe byiza, kandi ziko nta muntu uzava mu gitaramo cyacu atishimye, kuko twabateguriye kandi mu ngeri zose zishoboka. Dufite abasoriste bacu muzabona ndetse n'abacuranzi ndetse n'abaririmbyi bose. Tuzishimira kubana namwe, murakoze cyane. Muraho nitwa Gloria Cyuzuzo, ndirimba muri Care International. Nishimiye kugutumira wowe uri kureba aka kanya mu gitaramo cyacu twabateguriye cya Noheli. Muzaze muri benshi, ni saa 12 Marriott Hotel ku wa gatandatu tariki 21 z'ukwa 12. Regular ni 10,000, VIP 20, table of 10 people 200. I mean table of 8 people. Muzaze muri benshi twifatanye, bizaba biryoshye cyane, ntuzabure.
nitwa Iradukunda Aimée Carine nanjye ndi umuririmbyi wa Ken International nkaba ndirimba ijwi rya mbere soprano nkaba nagira ngo mbatumire mu gitaramo cyacu dufite kuwa gatandatu kizabera Kigali Marriott ndabatumiye muzaze ntihazagira uhabura kandi isaha ni 12:00 ntihazagira ukererwa murakoze.